nanjye ndabaguca sinywa inzoga sinywa itabi mana yanje sinzi kubyina kuri nkani bifata nk'iki nk'akazi of course karanunze urumva bifata je nk'akazi rero kuvuga ngo umuntu ngo yagiye kubyina sinago tubaho ibyishimo ntago mwishima izo vibes ikintu ugomba kumenya ni kimwe bajya baje tugakora battle sha habe naho kwanza baranadutinya uzabaze ngo ntago mubatinya baraba baby baradutinya of course tubyana ni stop y'indirimbo iminota nka 20 gutyo ariko bo ese ugiye ngo gugize ngo wa gusa uri kubyina ibikinga ngo yize gute ese birani ibiki aze muri battle Divine Jojo Breeze ndabasabwa nduwumwe uri ubumwe kwanza ngo ni umugore n'umugabo oya nzabahamagara nakubita gashi kunyo no kunda uzagakubita nde bose umugore n'umugabo papa nganyumvi niyo mpamvu mushyizeho ni umubyinnyi mwarakundanye Paul Sane yangana guys nuko nyene birangiye ihangane ndetse navuga ngo cyambabaje mu buzima ese kandi anatwite Shapoli none ikintu gitangaje mu Burundi nagara abana beza nagara abana beza aho kugira ngo bafunge umunyabyaha akoze ibyo byose ihangane kamera nta gatambaro ufite ngo yihanagure ihangane basi guys nagari drama wenda ndashaka ko twatangiye muri drama bakagira ngo niki nagari drama yindi ni true story ibintu nahuriyemo nabyo kamera nta gatambaro ufite amafaranga avuye kuyanywera heno amye ari kumwe nabande akaza nyine agakora ibintu bitari sawa njye nyine ikintu avuga cyambabaje mu buzima bwanjye kikanankomeretsa nuko ufite umubyeyi w'umukire sibyo naho kumenyere buri kimwe kandi atabuze ubushobozi amafaranga yajyana mu bakobwa yitwa ngo no mukobwa hari ifi nziza iryoshye hari ahantu nzi ugira ugatuza mu bwiza bwihariye hari amahumbezi atagira ukwasa aho nta handi ni Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu Amazing Beach si akabari gusa ahubwo ni isura nshya y'ibihe byiza n'ubuzima bushya ku bantu bazi kwinezeza ifi yaho iyi ni umwihariko ni ifi ikiri fresh ivuye mu Kivu yokejwe mu buryo bugezweho yuzuyemo intungamubiri zubaka umubiri icyanga cyayo cyo nintagereranywa iyi niyo mpano ukwiriye akabari gatuje gafite ibinyobwa byose byaba iby'iwacu cyangwa iby'ahandi ibisembuye n'ibidasembuye turakwakirana urugwiro waba wifuza kuruhukira ahantu heza kure y'urusaku na stress by'umujyi amacumbi ya Amazing Beach ni igisubizo ahatunganye hisanzuye hateguwe mu buryo bujyanye n'ibyifuzo bya buri mushitsi aha niho iminsi ivamo ibihe bikavamo inkuru Amazing Beach iri ni isanzure rigenewe inshuti n'umuryango uganira nabo ukunda mu busitani buherereye hafi y'amazi utamira ifi witurije dusange i Rubavu hafi y'Amashyuza ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu duhamagare kuri 0785 30 46 58 cyangwa kuri 0788 98 Amazing Beach ni ahantu hatuma wibagirwa isi ukibuka ko ubuzima bwiza bushoboka. Yes, reka nizere ko umeze neza dukirana umunsi ku munsi wakoze subscribe no gushimira cyane nawe utarekora nimwe kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye n'ibicece mu gace umwami w'ibyahishwe ni mwe mukora murabizi mu bice biba bigiye bitandukanye twakira so ini sawa show ewana tumeze neza namwe nizere ko mumeze neza cyane ndi kumwe na cameraman nanjye muri kumubona ku majwi ndetse na cameraman n'uri kukurikirana byose uko bigiye bitandukanye twabazaniye ntuza rero tugiye kujya tubakubita show twabazaniye show imeze gutya rero show yo mu mihanda uko biba byifashe cyangwa uko biba bimeze tuganiza abatandukanye mu bice biba bigiye bitandukanye ago ndi butide rero hari umwari tugiye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye natangiye umunsi ni part 1 igira hino ni part 1 dutangiye namoro
Ya, amahoro. Badusuhuza abantu badukurikiye noneho kuri sawa sawa kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane turakwakiriye. Uyu unabibwira. Okay, hi, mumeze neza abantu bo kuri Sawa Sawa TV show. Yego. Nitwa Dina cyangwa se Miss Buja. Uko muramuranga nishimiye kubana namwe uyu munsi. Yego, twakiriye Miss Buja cyangwa Miss Bujumbura. Niwe cyangwa Dina, cyangwa Dina. Ukora byinshi bigiye bitandukanye. Twatangiye murabona ko dutangiye neza cyane. Tubakubita show ziba zitandukanye. Amakuru yo muri iyi mihanda ko biba bimeze. Dina umeze neza? Yameze bo. Ufite vibe. Ufite swagger. Murakoze. Ufite swagger? For sure. Fise na potential. Swagger na potential. For sure. Yego. Noneho iyi show tugiye kuya tubaha dutangiriye kuri Miss Buja cyangwa Dina. Niwe dutangiriye. Of course. Dukomeza n'abandi muri comment mutubwira tugomba kujya tubazanira. Izere kumeze neza rero. Yameze neza. Kamara ameze neza. Meze neza. Okay. Iyi show twatangiriye rero no kuganiriza abantu mu bice biba bigiye bitandukanye, twabaza uko bimeze mu mihanda ndetse no mu buzima bwa buri munsi babamo. Ndavuga iyo mvuze mu mihanda bamvuga nyine nuza ziba zigezweho zo muri imihanda show cyangwa za street. Za street ko biba bihagaze. Niko mvuga rero niyo mpamvu bavuze gutyo. Urumva nuko nyine rero twatangiye dutangire kuri wowe. Witwa Dina cyangwa se Miss Buja. Miss Buja. For sure. Yego. Ariko yavuze gutyo ntabwo biba birangiye. Ushaka iki kintu? Ntabwo biba birangiye. Ni umumama, ni umukobwa. Mana yanjye. Ndi umukobwa. Anyway, ndi single, munete guys. Single? And searching. Ntabwo ndi no searching. Single and searching. Yeah. Nabyumvise rero abafitiye rekwa muri tambu tugira ino gatoya kugira ngo tuve mu muhanda dutanga umuhanda. Twibereye Igikondo muri kubibona twibereye Mereze ya kabiri niho turi kuganirira. Ariko nani no muntu hatwa twinyabya tugerewe naho hose. Yego, je murabizi ko ari kiroso n'ubundi. Dina ni muntu ki mu buzima busanzwe? Ubuzima busanzwe? Yego. Sinovuga byinshi. Dina ni Dina. Umukobwa mwiza. Umukobwa witonda. Hasi waretse nk'ibyo wambajije. Umukobwa mwiza. Umukobwa witonda. Umukobwa w'umurundikazi. Ariko yari umukobwa w'umuhasro. Yego. Umukobwa wigwana. Umukobwa wigwana wakigwana witunze atawasaba. Ikindi kandi ni umukobwa w'umudansa. W'umudansa. Cyangwa umubyinnyi. Kimwe muri ibyo. Yego. Ariko hari n'ibindi utavuze tujye tukubona mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Nkaba n'umu vixen anyway. Utarubivuze? Nibagiwe. Utarubivuze? Nibagiwe. Cameraman afashe agufate neza fresh. Wenda muri iyi mihanda murabona hari abantu benshi badukurikiye cyangwa barimo batureba. Mu byaho ubukora. Yego. Nuko ari bagiye gutya. Hello. Umusazi nawe. Ntabwo nongera. Umuntu ushobora kukubona ashobora kuvuga ati Dina yenda hari ubuzima bwawe wibereyemo cyangwa akakubona nk'afata sinansi ashobora kumutereta bitewe n'ukuntu ameze, ashobora kuba akaze cyangwa ashobora kuba adenzeho bitewe n'akazi ke akora ka buri munsi. Ibyo bintu urabisobanura gute cyangwa urabivuga gute? Okay. Thank you. Ukuntu nasobanura nyine ushaka kumbona gutya ukabona wenda ngo wajya mu ndirimbo runaka cyangwa n'umubyinnyi ukamfata uko nari ugatekereza wenda ni beaches cyangwa ni ibiki. No, ntago ari komeze biriya mba nimo kabari akazi ubuzima busanzwe. Ndi umukobwa witonda, umukobwa ukunda Imana, umukobwa nyine navuga ngo aciye bugufi, sibyo? Rero amwe abantu mwe munerete njyewe ndi umwana mwiza. Bagire bate? Munerete.
ya mushaka kumva nawe uko nari ariko ntago ariko ndi uza musanzwe ndi umwana mwiza mu nereti ase ko numva bitinzeho cyane oya nyine ntabwo nabitinze baguteretse batambutse yerekwa ryabo yerekwa ryabo baritambutse mbo ndahera ahantu nakubonye mu ndirimbo ya Konfi nkubona mu ndirimbo yitwa Seha yitwa ahantu hatinde Sela ya Konfi nkubona mu ndirimbo ya Bwiza yitwa Marita urimo uwagitsingamo ukaba uvuze kuri no mubyinnyi hari ababyinnyi benshi bagiye batandukanye ese umubyinnyi no mu maso bitandukaniye okay hano mu Rwanda nta kimasuro kihaba hano twe turabyina abamaso zinabyina bambaye ubusa kandi twe hano tubyina twikwije ya ese burya biratandukanye cyane turababyina ngo turabamasuza nabyina bambaye ubusa hano mu Rwanda kandi nibihaba please hano ntabwo bihaba niho bitandukaniye ya niho hano bitandukaniye hari ukuntu bavuga ngo ababyinnyi n'abantu wenda ndabivuga ndabisobanura kugira ngo mbaze kubaza bitera kumenya n'abandi mbariza bakafata uko mutari bakavuga ko bakavuza mu kanya gatoya bakavuga ko ababyinnyi babarindaya ababyinnyi wenda reka mbisobanura ababyinnyi baba ari abantu bataye umuco bananiranye n'ababyeyi ntabwo twawutaye bakafata mu buryo bugiye butandukanye banywa ibiyobyabwenge oya mwanjye ndabaguca sinywa inzoga sinywa itabi mana yanjye sinzi kubyina kuri nkani bifata nk'iki nk'akazi of course karanunze urumva bifata je nk'akazi rero kuvuga ngo umuntu yagiye kubyina ese ntabwo tubaho ibyishimo ntabwo mwishima izo vibes kubyina ntabwo ni impano yanjye anyway ariko uremera ko ibyo bibaho by'abantu wenda batwize uko bataye ko nibaciringe ntabwo ariko bimeze hari ariko abo ngabo ntabwo navuga ko ari indiscipline ntabwo ari ababyinnyi yego no umubyinnyi wa muntu utanga vibe ibaze ko kugisha pa gose nkawe twagiye kora ino pa turabe sibyo nta biyobyabwenge ngo kora ino pa gutya turabe sibizi ngo hagata nje nawe ubwo nzavuga ngo pam ya ngo ongera nyereke gato nyereke pam simbishoboye ko murakoze rero chilling me yego twikomereze chiringa twikomereze tubwiye ko abantu bakoresha ibiyobyabwenge cyangwa banywa yabo ntabwo bari ababyinnyi inzoga nyinshi cyangwa amatabi ngo ari industry ariko urya umubyinnyi professional ari impano ye ntabwo ajya kwishamo izo vibe ngo z'amatabi n'abikoresha nabaginama kugira gute yo kubireka pe yego ese kubera iki urumva dukunda hari ababyinnyi bagiye batandukanye hari ngo ba Shakira hari ngo Baruwase bya mbona nyine bagira kubera iki uba wagiye muri abo mavideo cyane urumva y'abasitari indirimbo ya Konfi indirimbo ya Bwiza kandi icyo gihe wazigiriyemo mu bihe bimwe ubona ari iki gituma baguhamagara batahamagaye nabo ngabo ngo bazigemo cyangwa abo ngabo kuki ariko ja uvuze nabonzi abuvuze je nabonzi cameraman hano mbafite muri telefone ndamwereka je nabonzi nabahe je nabonzi kanze mwereke ndahera kuri bafitemo ahangaha kuko urahera kuri inde nyine mbaye nyine urahera kuri inde ndamera kuri iba mwita Divine ibi ntabwo umuzi shagenda bana wenzi ni umubyinnyi nawe abyiniki mu mantuzi abyiniki wajya mu mashusho y'indirimbo nawe ntabwo umuzi jena wenzi yes kanze nkwereke Allah jena wenzi nkwereke undi ibi ntabwo umuzi se shawapi ninde nyine genda umbwire ngo ntabwo umuzi nyene ninde mwita Benda ngo ni DJ Benda DJ Benda
DJ Benda yuvuga DJ Benda Yego. aho nari kukumva neza ya Umuzi? ndamubona Yego. mu content creator mwiza Yego. akaba no mu DJ nshaka kubyina byo wapi Kubyina byo wapi? nashaka byihorere wallahi Nashaka agira gute? nashaka byihorere Yigirira gute? agiye komeza DJ yambaye na bya bitenge byo ari kwigira gutya ibyo bindi mu byihorere Yambara ibitenge nibyo bimubereye. ya biramubereye ariko yewe ni umwana mwiza nanyumve nabi umwana mwiza Kwambara ibitenge DJ Benda bari byo yikorera. ya se waretse kunteranya nawe Kandi content we ikomeze ibitenge no kudija ibindi ntabwo kubyina byihorera. ya nabyihorere ntabwo ari ibintu byiza None se bano ba Shakira? Shakira ni ibiki Shakira bibaye byiza bibaye nuko uri kunseka bibaye byiza kubera ko turi kumwe. Okay Wenda. uri kuranwinda sibyo bariya na ba TikTok sibyo twe dukora muri karaoke. Yego. Ikintu ugomba kumenya ni kimwe bajya baje tugakora battle sha habe naho kwanza baranadutinya uzabaze ngo ntago mubatinya baraba baby baradutinya of course tubyana ni stop y'indirimbo iminota nka 20 gutyo ariko bo ese ugiye ngo gugize ngo wabwo suri kubyina ibiki ngabo ngo yize gute bira ni ibiki mwagize ngo ase aho nta kirimo shawat abwo yego bazaze muri bato tubereke ukuntu abantu babyina biriya byabo ngo tuntu twagutse bari kwiyoroshya urifuza nde naguhuza nawe tugakora ako kantu wowe urumva ushaka kumuza nandi kuko nta numwe ntinya muri bariya nshaka ariko abakobwa abahungu bo wapi ari Divina na Shakira nguhuze nandi ugura rebo tunganya nyasha ariko nshaka kiriya kinini cya nyasha Kashakira ko nakubita ngakica Kashakira ko nakubita ngakica karabizi nawe ntabwo kazi kubyina se ya ntabwo navuga umuntu nabyaze ara trying ariko babyiye iminota nk'ibiri ngo nkoze challenge ngo ngize gutya ariko se twebwe uragiye se mwagiye mureka ibyo bintu bazaze rero kuntu tubemeza uzameze ngo ufite nyashi niwe nsabwa ngo ni Divine se nkwereke uyu we ntawe uzi se uhese uyu asiko muranye basiko ntawuzi bikareka nawe ntabwo yakoresha kubyina turimo turaganira uyu nguyu ntawuzi se ngo ni Jojo Breeze aya ntawuzi ndamubona nakora navuga ngo ndamubona kandi ari umubyinnyi mu gihe ariko nge uriya mano uriya oya genda gake uriya ngewe umunkobye yego uriya umunkobye ngende umukobwa okay no mujama nawe ndamusabwa kwanza ari babiri ndabasabwa ntabwo Jojo Breeze ntabwo yakoresha kubyina sha uriya ntabwo yandusha habe kandi rero kandi jewe nzamuhamagara nawe uzamuhamagare aze ite nimero ze ya for sure nanjye ndazigira mbo uzamuhamagare aze muri bato Divine Jojo Breeze ndabasabwa ndi ubumwe uri ubumwe kwanza ngo ni n'umugore n'umugabo ni n'umugabo iminota yose ngiye mushaka ko ngiye ngira igihaha ni umugore n'umugabo kwanza nshaka umugore n'umugabo bazaze uzabipevera ubumwe cyane ubumwe oya ntabwo uzabipevera njyewe rero reka mbabwire kuri kamera ndabivuze kandi nzabahamagara ninguhamagara ngenda batinya bahamagana kano kanye kuntu mbembe ntuzambwe ngo nta mwanya ufite shamwe ndawuhorana oya nzabahamagara nakubita gashi kunyo no kunda uzagakubita nde bose umugore n'umugabo bo Shakira nawe ese ariko usanzwe umuzi Shakira oya Shakira se twamuvuzeho byarangiye ariko uremera ko kugihaha mushobora kugereka cyangwa gupima ntago twagereka babyiye iminota 2 nge nkabyana ni stop iminota 20 bazazi ariko ubundi igihaha cyangwa imbaraga muzikura he ku buryo hari umujama nanjye nakubajijeho ninde uyu inde nyine uyu ninde nyine nge ntabwo muzi reba ndagusiga nigendere ninde rero ikibazo nyine ninde ikibazo abantu bakora akazi kamwe barazirana
Abahise dukora akazi kamwe. Banza umbwire abantu mukora akazi kamwe ntabwo muzirana ntabwo mujyana n'amashyari. Turanakunda n'abashyari tubyarira. Nyese wowe uri kunyereka ninde? Kameraman uyu muntu ntabwo uri kumubona. Nyine ninde? Yatinze muri screen. Ninde nyine? Ndakubaza uyu muntu ntawuzi. Uyu muntu mwarakundanye. Nganyumvira. Niyo mpamvu mushyizeho ni umubyinnyi mwarakundanye. Ese ayo makuru yakura hehe? Nyine makuru yakura hehe? Bigisha ibyivuge. Ayo makuru yakura hehe? Kuri murandasi. Ni murandasi koko. Ariko inkuru ziragenda. Yego. Okay, ngo yitwa yivugira. Ngo yitwa kandi ubishyireho n'umucyo. Okay, ngo yitwa Aspino Keduze. Aspino Keduze. Mwarakundanye ntabwo ase kuki kwanza umunyeretse ni ngombwa nyine byari ngombwa bikakumarira iki nawe ni umubyinnyi niyo mpamvu mukubajije nyine bikakumarira iki kubaza bitera kumenya nyine kuki kumumbaza kuki kumumbaza nyine mbwira impamvu mukubajije ni uko nzi ko mwakundanye kandi ibyo ikiza ni uko hari nawe kandi kubaza bitera kumenya. Okay, nje ntabwo nakiyakana umuntu twakundanye twarakundanye ngayishimye. Aha. Kubijyanye ziriho cameraman kubijyanye n'urukundo rwanyu nawe. Ase nawe rero. Ni ngombwa siko mbivuga imbere ya kamera. Nyine ngomba kubimenya. Nushaka ko mbivuga. Kubaza bitera kumenya bandi kubariza abantu benshi. Okay, twarakunda yagera igihe birarangira aragenda amvira ngo uzanye muvira mu buzima. Kubijyanye n'imibyinire oya nawe arabizi ariko nawe arabizi. Yego. Nawe arabizi tu. Urabizi my boy. Azikisi. Urabura umuntu ariko. Aragira ngo niyebe. Murabure. Okay, wenyine yigize ngo mwa danje ngo asikubyina ngo arakubitanga iki niki. Ariko abyina ko azi kubyina. Ya. Okay, sigo mvu nje nta muntu kwandi ndusha kubyina. Yes. Nta muntu ndusha kubyina none. Yes. Tubabarire kandi. Oya. Jewe nta muntu ndusha kubyina. Bagira bavuga ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Sawa nawe uzamutumire mwongeye ku mubare w'abandi. Gahimba kandi kataraza. Nyine mwongeye ku mubare w'abandi arambura agiye gukora kanege gayemera ngo ntabwo yajya kubyina ngo mu kabaringa ibiki n'ibiki. Yego. Mani. Ari nanjye baramusabiye akaza ugiye gutuma mbivuge. Mena umuceri. Sawa. Uri kumva? Jamani na Jaboro wajya kubyina amaze kujya kubyina mani. Bamenye ko twabigura ko dusanzwe kuri TikTok bisanzwe. Noneho twe tubyinamo pitch ndimo Kenya cyangwa 5 narabyumva. Mani yarahagenda avuga ati Allah Akbar. Yego. Nyine ndavuga se no muntu yimerera ngazi kubyina. Kandi nongeye no kunamumbazaho pinze kandi ari umusheri wawe ase kuba ari sheri wanje nibyo ngibyo bihuriye he mani nese basi umwigisha niba atanabizi umwigisha ase mwigisha iki kandi umwigisha ubumenyi ari ufite ukamusangiza cyangwa aho tabigize ukamufasha oya arakarabizi arabizi musuhuza musuhuza mubwiye ko kimukunda njyewe uzabaze uzabaze ase n'ibintu babikuye kwanza oya tuje kwanza tuiveho musuhuze mubwiye ko kimukunda mbabari tuiveho ya tuiveho mbabari musuhuze hi broski yego yagushuje ngo aracyagukunda niko avuze naga ariko mvuze uzabikatiye kamera njye nago musuhuje wimbeshye nago njye nyimukunda ase mukunda mikimana kuziko ariko ubundi ukunda umusore umeze wavuze ko nta musheri ufite umusore umeze tujye kwa serious cyangwa serious tubaye serieux ariko ngenda ba serieux kuko ndumukobwa yego jewe nkunda umungu wiyubaha umungu unkunda yego nandi ariko nkamukunda abantu twakundanye murabizi singiye kuvugira yego urungana kangahe kwijana cyabugwara gabanutse ariko soye nka 50 ya abwo usanganyije abantu benshi wagiye rusaranganya abantu benshi nawe wenda kwiyamye nawe cyangwa nigende ni urugero nayo nanze okay ya ndese urukundo nshaka gukundana n'umungu wiyubaha umungu unyubaha nanje nkamwubaha yego umungu ufite urukundo nkamukunda nawe akankunda umungu ufite inzu Kigali ikindi sibyo ni biki biri kuzana hari n'abatazifite Kigali ko bafite gutya
bafite amafaranga for sure. yivugire rero yivugire ntawe nguciye mu ijambo. Okay, njyewe nkeneye umuhungu witonda, umuhungu w'umwana mwiza uzankuranye nkamukunda akanyibana nanjye nkamwubaha. Anyway, afite iki? Amafaranga. Ntabwo asengiye nk'igikundi indi. Gushakira kuri abamotari deko nawe cameraman nibije kwa motari. Ugiye kubariza muri bare abamotari ko nta muntu ufite urukundo urimo ku buryo yagira. Mota nta muntu ufite urukundo aho ngaho. Ndababujije. Ngwino hano. Ase kibazo wandetse. Uyu mukobwa ngo afite urukundo ruvuze ubuhu. Tujye mu motari, tugende ariko. Ase wowe nizishaka kujya mu motari. Mota nta muntu n'ingaragu muri mwebwe. Nta muntu n'ingaragu muri mwebwe. Ngande ase ujyana bari wowe. Ba mukobwa ngo motari ngo mane ari guteretse ngo ashaka mu motari. Genda umusuze basi na motari. Guri. Kare muri. Mota ko. Mbera niko atangiye kuzita. Yasinze. Ariko je umuntu motari nawe agize ubwo baragiye kugenda. Dukomeze karagaciyemo. Karagaciyemo tutatu. Ni ntuza z'imihanda. Yego. Sije z'imihanda nyete amastori y'imihanda n'iki. Yego ngaho twikomereze. Ngo umusore witonda. Yego. Umusore ufite urukundo. Umusore uzanyine sugo mvuge ngo iki. Sinakwanze ukuntu bivuga. Yego. Ariko icy'ingenzi ufite iki ufite amafaranga. Se wowe bite? Ufite amafaranga. Ufite amafaranga. Yeah. Afite amafaranga nta rukundo afite hari ikibazo. Ese umuntu afite urukundo rwinshi nta mafaranga afite se wamukunda? Nta mukunda ariko se nzamurya. Tuvugisha ukuri kandi. Nyine nzamurya anyway. Nzamurya. Kubera se ntabwo byashoboka. Hamareka nkubaze. Abo nta rukundo n'amafaranga bagira. Kuki bambabaje gizanga ku buryo numva yarakwigishije noneho. Sha byaranyigishije. Ku buryo bivuze ko zanaye amafaranga yawe urukundo nzagwishakamo. Sibyo nibiki. Zanaye amafaranga yawe urukundo ngiye nzagwishakamo. Nazana amafaranga urukundo nzarwishakamo. For sure. Ese ubonye nk'umuntu ufite nk'imyaka nka 50 cyangwa hejuru yayo afite amafaranga afite n'urwo rukundo. Nukose. Yarapfaka yari umugabo. Ubwo yawe nanjye fese. Uragira ngo nanjye mfire. Ntabwo mwakunde. Ago twakumvaye. Yatuvugisha uko. Ndagira ngo nanjye okay, nese ni iki ngema ndi gutinya. Ngo umuntu wagize gute? Umuntu nyine nk'umupapa. Ashobora kuba afite amafaranga cyangwa afite n'urundi rugo ariko kugira nk'umugore wa kabiri ariko afite amafaranga. Yatuvugisha ukuri kandi. Ariko ankundamo gakeya. Agukunda ariko nayo amafaranga yafite. Shana. Akayakumena. Namwemera. Amwemera. Wamwemera? None se ari umusore noneho ukiri mutoya udafite amafaranga ariko afite urukundo. Ase Kirose nawe nugatete mani ino Kigali niyo guteta Amerika kwana ndakubaza. Abana ruhaye ntaye bagira bakarenga bakanambabaza. Oya. Ubwo bivuze ngo icyambere warize icyambere n'ufite ayo mafaranga uko yabangana kose ibyo ntago. Rega miyanga amafaranga akemura byose. None se reka nkubaze utwa duhungu dukunda dutoya sibyo? Yego. Twadumtu bishugama ibiduheze iki amafaranga. Yego. Akava kwe nawe akakuzaho. Uracyumva icyo kintu ukuntu kibabaza? Uracyumva? Ndashaka kumbwira igihe wigeze gukunda n'umuhungu akakubabaza. Ese yari yagukoreye iki? Mwari mumara igihe kingana gute? Uransobanura nyine. Okay. Jewe sugo nuvuga twari tumaranye imyaka ni nk'ibiri guco urumva. Noneho sasa akaba nyine pe twarakundanaga muri ico gihe nyine mbona umenga arankunda kandi ndamukunda. Anyway noneho aza nyine nkajya muranyitayo n'ibiraho nyine bisa nimvuga ati wow nyine n'umusheri wanjye. Noneho jama yangu nyuma kunyana nkikira akanyeshuri kishakisha niki urumva nyine nta kintu nimvuze imbere yabonye amahera ahura n'umugore bro. Yego. Urumva bamaze guhura n'uwo mugore we akajya muhata amafaranga.
noneho akajya ambwira ngo uzi ngo uriya mugore ngano yakinjira ngo wowe ntabwo wahinjira. Yego. Urumva ngo uriya mugore ngo arahumura ngo wowe ntabwo uhumura. Yego. ngo uriya mugore nyine ngo yiyitaho ngo wowe ntabwo wiyitaho ngo nta bisuko bizimusuka. Nkibaza ndaga gusuka igipande umunyeshuri none yibaze baba ari kumwe nkajya gukomanga. Yego. Nyine bisa nka boyfriend wanjye. Baba ari kumwe nkajya gukomanga umunga akanga kunkingurira. Yego. Noneho sasa nkabumva nyine mu majwi nateze nani ugutwi yankumviriza akajya avuga yego ukarakana ngo kukansariye ngo karambaze. Mu kirundi kumviriza babyita gute? Kumviriza nyene n'ibikiwe nukumviriza ngo mwebwe mugitwa no gutega amatwi for sure. Noneho akajya avuga ngo nkakarakana ngo karambaze iki. Nkibaza simana ngiye mbaye akana kano kanya none yamara gutanduka kwa rwa rukundo utashaka kumutwara asa njyana hewowe oya noneho gushaka abagenzi kwe nesimba gushaka abagenzi ngende umugenzi ndende kugenda ndakwiyaga n'urugero. Noneho Jama akajambya ngo hano yakinera ngo ahinja nyine bya bintu sinakubwiye haruguru. Yego. Sasa noneho Jama yangu umugore yamara gusohokamo yamusigaye amafaranga njyene no mpinjira ko yarwa rukundo n'ubwana n'iki nkaza ndikurira nkarira nkavuga se why akambya ngo ya uriya mugore nganyizirikaho ubwo nawe nkumva yavuze ngo karakana kanyizirikaho urumva rero ariko avuga mani munyo nibwo naje kubafatanya jarambabwira ngo umugore wanjye uramubaza iki. Yego. Kandi nzi ko ngiye mugore n'iki ari ari ngiye girlfriend wiwe ndeke kugira umugore ko nagomba umugore guys. Arangije avuga ngo umugore wanjye ngo uramubaza iki ngo nkawe ngo utarisobanukirwa ngo utazi kwisiga utazi kugira iki. Ariko shinjira kubwira ngo look at me ndashaka kumubwira ngo nandebe kano kanya yego akureba akanya nandebera umubwire ngo ahani wandebye shami ahani uhise ufata n'ifoto afashe ifoto ahani ahise afata ifoto iseka mu bintu bikomeye nyine wumve ngo yarambabaje kuko gutabyumva yaranandakaje. Yego. Nawe nyine abyumve nabiza kino kiganiro azakireba wagahungwe nako kano kanya warambabaje yo bore. Yego turimo tugana ku musozo w'ikiganiro turi muri life street cyangwa ubuzima bwo muri iyi mihanda. Turimo tugana ku musozo w'ikiganiro igira hino gatoya tugiye kuganira mu buzima bwawe. Ni iki kintu kigeze kikubabaza wowe ukumva ubwawe uhaza ubuzima bwawe ukumva wanakwiye? Byari byagenze bite? Nashaka ko nyivugaho. Yego. Ko bitari bunyurese kukivuga. Urihangana nta kibazo ukivugeho nyine. Bose ndatangira mvuga nyine. Akubikana cy'ibintu nuko nabivugaho. Yego. Ya. Navutse mu muryango w'abana suko navuga bangahe? Abana 6. Yego. Ya, zamundo umukobwa wa kabiri. Yego. Sasa no. Yego. Nyine nagize umubyeyi navuga ntabwo yari umwana mwiza ariko ndamukunda nubwo yakoze ibyo byose. Umubyeyi wawe? Ya. Papa ntabwo ari mama wanjye no. Nawe ari mama wawe? Oya ntabwo ari mama ni papa wanjye niho ndi kuvuga. Ukubyara? Ya umbyara. Yego. Nyine sugo navuga nyine gwe tubwire tubwire nta kibazo. Ya. Nyine yakundaga asuga abagore cyane. Yego. Ni mama wanjye kari wa mama w'umuhasra. Undi nyine sugo nabivuga ngo guhahira urugo cyangwa uzi ya azi guhahira urugo wiga cyane nyine yimenyera buri kimwe byose nabishimirwa ahubwo bakamutura kumukubita bamukubitira mu maso y'abana biwe yibyariye. Yego. Papa kaza yasinze ntiwamenya ngo amafaranga avuye kuyanywera he ntiwamenya yari kumwe n'abande akaza nyine agakora ibintu bitari sawa. Njye nyine ikintu navuga cyambabaje mu buzima bwanjye kikanankomeretsa nuko ufite umubyeyi w'umukire sibyo ntakumenyere buri kimwe
kandi atabuze ubushobozi amafaranga yajyana mu bakobwa yitwa ngo ni umupapa ufite urugo kugera ubwo no kwishura twirukanira Minervare. Yangane nyine ikintu ngiye cyanshenguye umutima cyane ni ukuri mama wanjye yari atwite kandi ndari inkuru ni bucura bwacu bamwita Sonia. noneho papa wanjye araza yasinze turi kumwe twese muri salo nka family arangije nyinshi kujyana n'ikintu mama wanjye yarakoze kuko mama wanjye ari mu rucisha make umuntu nyine ukunda kuvuga make umuntu ukunda kwimenyekera. Arangije amubindura ku ntebe bro ari umumama utwite w'amezi nk'arindwi gutyo ni ikintu kinari nyiri umwana byarambabaje. Arangije amurengera aramuniga mu ntebe anatwite yaguye hasi kandi anatwite. Shapoli noneho ikintu gitangaje mu Burundi ntabwo ari abana beza ntabwo ari abana beza aho kugira ngo bafunge umunyabyaha wakoze ibyo byose. Kameraman nta gatambaro ufite ngo yihanagure. Ihangane basi ihangane siyo pole sana pole. Guys ntabwo ari drama wenda ndashaka kuba twatangiye muri drone bakagira ngo ni iki ntabwo ari drama. iyi ngiyi ni true story ibintu nahuriyemo nabyo. Kameraman nta gatambaro ufite tuzanire zana reka tukomeze tuvuge mpaka gatambaro kandi ihangane reka dukomeze basi cece ihangane yego ihangane ihangane ikintu navuga ngo cyambabaje mu buzima rero wa mubyeyi we w'umupapa ahantu hose nakemera akajya gucuruza mu isoko atari ko yari afite umugabo w'umukene. Imana izabikubaza. Pole sana ihangane. Guys nuko nyine birangiye nkuko muri kubireba ikiniga kiramufashe biramurenze ni inkuru y'agahinda nkuko mubibonye ntago street tuba turimo mu bice bigiye bitandukanye. Ngende kirose nkuko bisanzwe iyi ni Sawa Show ibindi Imana ikomeze kuturindana kandi mwihangane n'abababaye cyane bakunda cyane. Ciao.